ngiye kubasuhuza cyane mwebwe mukurikiranye Umuririmbyi TV. Uyu ni umukunzi wanyu iby'Imana ikora Gilbert. Yes, nongeye kuhagera cyane. Turi kumwe n'umustar ntabatindiye, turi kumwe n'umustar cyane bamwita Ineza Egide, umusaza cyane twemera, mwamubonyeho gatoya. Rero hari ibibazo byinshi tugiye kumubaza byerekeranye na gospel cyane. Twumvisha amakuru yuko ari umufana, akunda cyane gospel, akunda cyane indirimbo z'Imana kurusha ibindi. Afite story nyinshi yatuganiriza, ariko mu minota make tugiye kumana nawe mubikurikirane muri bw'imvura ubutumwa bwiza, kandi buri wese arakuramo ibintu sawa. Yes, Egide, ça va? Umeze neza? Amakuru ya ufite ijwi ritoya, uratuje kubera iki utuje? Ni ibisanzwe. Egide ni umuntu wivugira make, ariko yageze muri byo kuririmba aba ari umuntu ukaze, ababyemera cyane, abatwika wa mugani wa yamvuga. Egide, amakuru umeze ute muri iyi minsi utarimo gusenga? Uriyumva ute? Ni ekuteri uba wambaye? Muri bisine naho niguma mu rugo. Uri gukurikirana cyane uwuhe muhanzi? Umuhanzi ni ayaba twavuga nde ko ni benshi cyane. Uri gukurikirana cyane ninde? Nago nabasha kuvuga uwo nkurikirana uko twaherutse tubwira ngo Israel Mbonye ngo uramwemera cyane, nibyo? Mu by'ukuri ndamwemera. Okay, yasohoye indirimbo nshya umukurikirane cyane. So Egide, amakuru? Amakuru ni meza. Meze sawa. Harya ubundi usengera muri hedine Egide? Ngewe ndo umwadeperi. Egide ngo ni umwadeperi. Yes, Egide ni umwadeperi. Egide, muri ADPR ubundi kubera icyo wahisemo kujya muri ADPR? Okay, muri ADPR niyo nabyukiyemo. Yes, Egide murumva ko yabyirukiye muri ADPR. Aba ADPR rero Egide ni uwanyu cyane. Egide, muri ADPR hari amakorali menshi, tuzi za Silowamu, tuzi za Helomoni Kwaya, tuzi Riba, tuzi amakorali menshi ya ADPR. Muri ayo makorali ubundi korali yo muri ADPR ukunda cyane ni iyihe? Buriya wakorali Iriba nziza cyane, ndayifana, ndayikunda. Korali Riba Egide arayifana cyane kandi arayikunda. Egide, dufite amakuru yuko mu buzima bwawe ngo wifuza kuzaririmbira Imana, nibyo? Ahubwo se byabyisa ndabikunda, gusa no kurimbira Imana mwana n'umuhanzi ngasa n'ibihangano byanjye hanze. Okay, Egide murumva ko rero akeneye inkunga cyane. Rero mukore cyane subscribe aho ngaho, hanyuma ubundi Egide nazabakorera umuti, ndabizi neza. Egide, ikibazo kimwe gusa nshaka kukubaza. Urabona muri iyi minsi ya Covid dufite kuzajya gusenga ejo, wowe urabyumva ute? Urumva ejo uyu munsi turi kuwa gatandatu, ejo tuzasenga, urumva ute? Unyotewe ute kujya gusenga? Itorero ryanyu bararifunguye? Bararifunguye. Isengeri Rwinkuba ndabimenye, kuri paruwase mu karere ka Kayonza bari kutubona, niho turi mu murenge wa Gahini. None se Egide, urabona ejo uzajya gusenga, urakira ute inkuru yo gusenga? Urumva ko uzagenda wubahirije amategeko n'ibyo sibyo? Hanyuma ubyakira ute, ubyishimiye ute nyuma yuko inama y'abaminisitiri iteranye bagafungura amatora? Urabyakira? Urumva ibirasa neza ku mutima, inseko nziza nyine no kwiyakira muri njyewe n'ibyanjye. Ejo rero uzasirimbe cyane sibyo? Reka tubashimire cyane mwe mukomeje kudukurikirana, tubashimire urukundo rwanyu muri kutugaragariza. Hanyuma rero Egide turabarayikira ikiganiro kizaba muri kiriya cyumweru gitaha, ubwo ni kuwa gatandatu umunsi nk'uyu nguyu. Muzamukurikirana atugezeho amateka ye, atugezeho ibigwi bye mu kuririmba, ndetse n'impano ye azayituririmbira. Murakoze cyane Egide. Suhuza abantu bawe nka batatu wemera. Batatu bavuga mu mazina. Suhuza umuntu wa mbere yitwa Jacques, Yusuf Vantiaz, Gitangaza, gusa nk'ejo n'umukobwa bita Kazungu. Okay, Jacques na Gitangaza na Kazungu rero murumva ko Egide umupampe wanyu arabasuhuza cyane. So mugubwe neza rero, mukomeze kugira umunsi mwiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.